sohoka njyahe sohoka utahe ibaze none ibaze Musinga gusanzemo hano mu nzu aze Musinga ni iki twavuze Musinga ukagira ngo wasotse muri ugatabatse kuza kunzengereza baby uyineshu nahonje sohoka utahe ndananiwe kandi turabipfa sohoka utahe ndabireka wasotse ugatamu wasotse muri kamanze nkubwire urongera kunkurura ndakwereka urakora iki sohoka utahe ndazabundekura nahonje nsohoka njyahe uji wanyu wabaga hano se iyo warubizi neza ko ntari butahe ntabwo ari kuzonyishimisha ndekora njyahe wasotse ugataha undi wava mu nzu tuzana abayobozi se ihute ko watinza kukicaye ijya kuzana abayobozi wasotse muri nzu ndekura nahonje nakubwiye ko nta hantu ndi bujye ndekura ariko bikwirirwa unanyanduriza umubiri nahonje urasohoka ibyo ngibyo bikube mu mutwe sinzabana nawe nta nubwo nzongera kuvugana nawe tuzabana ku kibi no ku kibi ntabwo nzabana nawe sohoka muri ino nzu tugiye kubana ntabwo nagusongera kuvugana tuzi reka nze noneho nkute muri ino nzu ngende igendere ayo mafaranga uri kunsaba ari menshi ntabwo ari menshi ahubwo nagushyiriyemo imiyaga kuba naragutinda ntabwo byasabye ko uzajya uza mu rugo rwanjye gutyo gusubira amapangu utabanje kumbwira none si ko kwiho telefone wumvaga bizagenda gute Tracy urabizi njye naragukunda sibyo naragukundaga ndetse cyane urumva Tracy sinzi yanyu naka Jesus papa uyu muraziranye Tracy Tracy uziragira papa ntabwo tuzira bigenze sorry so ugenda biri reba kiriya cyumba sister arimo kiriya tubikamo ibintu ndakeka ariho ziri what's happened there ntacyo ahubwo umutwe utumva ameze neza umutwe uri kundya cyane tubona ameze neza no waje ngo tuganire reka dukemure ikibazo njye nawe dufite yego tuzaganira ko ndubona ameze neza isembe ari ikintu waje reka tuganire birangiye sibyo twari turi kuvuga ibiki ntabwo meze neza reka ntahe nzagaruka tuvuge ntabwo meze neza okay ntahe ntabwo meze neza Si. Nizite mwana. Cyuka tuvugane mwana ibintu bimeze nabi. Ikimwana ko. Wabyutse tukavugana ko ibintu bimeze nabi. Ubu yarindira ngo muri soro kandi. Nise uwe tuzamane ngubwire ko akumana uzi ibintu byabaye wose njye kumbwira ibyo ngibyo. Keri narakubwiye ibintu byo kundaza muri soro ujya uzana umukobwa. Ibintu bimeze nabi nango umukobwa songo Nusende mu nyungu. Ibintu byo kundaza muri soro imibu yaraye n'ijoro ryose. Ibaze ufite ikibazo cy'imibu nge ufite ikibazo cy'umubu. Ibyo ntukajye mfatanya n'ibibazo nawe. Ubu kujya ubona imibu ingana n'umuntu watondeka imibu ingana. Shabye ngibyo ntabwo ndeba amana. Narakubwiye ngo ntukajye umukobwa yanze kuva mu nzu yacu uraho ngo imibu guki. Hayewe. Keri izo brage ntabwo umuntu azikunda. Chavye urabona ngiye nurumbutse zisa ntari nkwe kuba nyiryame nk'abandi bantu. Keri ibyo bintu ntabwo keri kujya. Bwira umukobwa wawe afata ibintu bye atahasubira. Siko nambwiye. Tambira ko umukobwa azanye ya mitwe y'abanyakigali ngo yanze gutaha. Hano ntabwo tugaburira imfubyi, ntabwo tugaburira batifashije, ntabwo tugira ute. Fata umukobwa wawe musohokane. Musohore. Ndamusora se yabyemeye. Yakunanije iki? Siko nambwiye. Ambwiye ngo ntabwo yavana. None se niba ugiye kuzanira umugore aha ngaha ngiye ntabwo ndamuzana se ubundi umuntu ushaka umugore. Ibyo ngibyo ntabwo bindeba. Ubundi mu umuntu ushaka umugore. Ibyo nge ntabwo bindeba Keri. Sibyo? Ikintu nakubwiye ikintu cyo kundaza muri saro cyo ntabwo gishaka.
ikintu cyo kundaza muri salo ntabwo ngishaka. nabi nawe waraye muri salo wanasinze nsanze usinziriye. Nasinziriye simfasha gatotse mu gitondo ni gutekereza ibintu ko wakabonye rero Tracy wa shaka ibintu byacu nabi nawe turese wo ngo gutesha umutwe ni muri kumwe nge none ubonesha umutwe ati kumwe mu nzu. bro twacanye mu bintu byinshi urabizi ariko mu byo tutacanamo nibyo kubana n'umugore sinabaye akusimana ajya kunzirika ngiye kiziko ngenda gishaka ubwo rero nge ntabwo nanyonje nyeneye ibyo ngibyo ntago mbizi ngi uno munsi ntabwo nakongera kurara muri salo none uvuga ngo nifashe we ndetse yabwiye ngo wifashe mbage nifashe na n'ikintu ufite byuze wanagena ngo umwumvishe no kuvuga ngo ngende nirwarize kuri mukobwa ngiye tujya tuvugana ariko rero niba ngeze turese twavuganaga ryarera sibyo muhuye n'ibibazo ibyo ntago mbizi we n'umugore wawe ndi kukubwira ngo ibyo byishimo twagize uriya munsi twe kwigira igihe cyose ubu naje kuguha ibyishimo bikora utabishaka uramata ibyishimo nashaka nta muntu utakunda ibyishimo reka ngiye ntabwo ngishaka kwishimana ugomba kubigira kuko nese byari ibyishimo bibaye agahinda akaye gahinda hari agahinda ufite se sheri agafite urababaye ufite icyo kibazo urashobora njye kugutekera urambangamiye nkubangamiye ntabwo nakarabye nkubangamiye nese wakarabye gukaraba ni iki ndimo ndakunukira ntabwo ikubona ko ubangamye se mbangamira nde ibaze njye nawe tuzanye umwaka umwe uriye kuvuga ngo twirukane tumaranye imyaka yose y'ubuzima twarakuranye none se ni umugore wawe ni umugore wawe uriya uri umutinganya mbimenye ntabwo ndi umutinganya none gute udashobora kumwirukana arimo aramara iki hano ni umuvandimwe wawe mwari inshuti utaraba umugabo ubu ngubu wabaye umugabo wazanye umugore akwiye kugenda agashaka ahandi aba nta mugore nazanye ndi iki hano inyonja iki inyonja uranyikoreye dore magaze hano ni inyonja biri iruhande rwawe cyangwa bikuriho urenze no kuba undiho muri hehe ndi none iruhande se rwawe niba wowe ubwawe wifata ugafata umuntu yishyura inzu akakora buri kimwe njye ibintu hano nkora nta na kimwe cy'ijana ukamufata ukavuga ngo tumwiruke nagenda se tuzabaho gutera ibi bikoresho byose umunara mu reka nkubwire nta na kimwe cyanjye kibamo uriya mushiti wawe yabikoraga utaraba umugabo ubu ngubu ukwiye kwihiringa nk'abagabo ndihiringa se gushaka ibyo turya ugashaka ayo kwishura inzu ugashaka nayo kunyita none se bwo ibyo ngibyo ibikoresho nawe mara mu nzu tuzarara he tuzagura ibindi ufite amafaranga wowe umaze iki se wanyorohereje ubuzima bwanjye ko bwabwo buze ubuzima bwanjye buraremereye kuruta none nawe murazo nereka ibibazo nashaka kumva ibibazo byawe ngenda kwikorera uragikorera uncize kuri umutwe wawe hari ibitugu wancizeho urandeme wambabariye ubundi watashye imva ntabwo ndi umuzigo ntabwo nakwemereye singiye gukurikiraho ndabwira musinga ageza mu cyumba murani ngendere mu ntebe musinga ni umugabo wanjye ahubwo nakubwiye ngo simushaka hano turaranyute okay namaze kuvuga ko ntamushaka inzu tugusigire wisigire nakubwiye ngo wajya mu mwobo nzagusangayo wajya mu giti nzagusangayo okay reka nge nigendere urumva reka nigendere nawe noneho nimara kwigendera afata ibikoresho bye agusigiye inzu nimba ari wakora nanjye nakubwiye ngo aho uzajya hose turajyana nge nawe tujyana se naho nge nahawe n'ahantu tujyana kandi wumve ko ibibazo bya ntabyo nshaka mu buzima bwanjye ibibazo byanjye wabyikurura uyu munsi nza hano tukararana uwo munsi wahise wemeza ko njye warabuze aho indi uba urahaba wansanze mu muhanda ngari rero wimbangamira simbangamiye rero ikintu kiriho ubuzima bwawe butwara uko ushaka umenye ko ngiye utazongera kumbana uyu ni wo munsi wa mbere na nyuma mbonye ndavuga ngo naho nzajya nzagukurikira ahubwo ubu ngiye gusezera umenye ko mu buzima bwawe sezera inshuti yawe ngiye ntabwo wansezera ndagusezeye kandi ntuzabindenganye aho uzajya hose rya duka ryanjye ry'Umusanze rya miliyoni 10 zose nazibumbye ntabwo bishoboka byagenze gute wenda kwibaza aho meranye kumbe mubwira ibibazo byahese nuse no bigizemo uruhare ritira kwishyura ufite ubwishingizi nawe ubwishingizi wagiye ufata reka da ni cya gicucu cyanjye ngo ni Eric kinkorera cyacuma ko bitsinga nazi ko cyabishyizeho igashya ariko mwana wanjye urinda abantu b'i Kigali abantu b'imisi ntabwo ari beza yurinda igitsina gore ese igitsina gore no kuba iduka ryawe ryahiye ibyo bintu bihuriye icyo kibazo kiri sereye cyane none ubwo biragenda gute njye byancanze n'amabona aje kukureba ariko urabona ko umaze kuba igisore naje kukureba ndiye ko ngwiza 500 cyangwa nka 800 shaka papa nanjye rero muri no minsi mfite ibibazo ariko ugira ibibazo gute wa mwana we
mwana nkawagira ibihe bibazo ibibazo biba bihari hari ahantu nashoye udufaranga none twanze kugaruka baranyambuye kandi nanjye nashoyemo nka miliyoni 2. kuki utabariza kuki utabariza iyo yambukiranya imipaka bari hanze nari natumye ibintu China birahomba urumva ko nanjye nta mafaranga mfite ahubwo numvaga ndi buze kuguhamagara muri no minsi wenda ukanama nka trust yo kuba natangiriraho kugira ndebe ko none nawe ndumva ibibazo n'ibibazo papa turabigenza ute ndumva mandayemo ninjiye mu rugo kwisi cyarimo none se wa mwana we isararira nawe urire amaherezo araba ya cya papa njye none numvaga ndi buze no mu rugo nkaba nirira ibiryo bya mukecuru kabisa Kigali irananiye pe mama wese waroroshye mama ntabwo ari gupfa kumwinjira mu rugo reka ariko mama mbona nta kibazo kabisa none se baragira nsarira i Kigali papa ntabwo nari nizeye wahombye ndakubwiye ngo icyo ugomba kwirinda igitsina gore abantu b'imisi barahindutse abantu babaye babi abantu bafite ubutiriganya buteye ubwoba iduka ryanjye kabisa iduka ryawe ryahiye ariko no kwihangana ariko nubwo wagize se ngo wahuye n'ibyo byago byose wagize nabura kuko mwakura wenda umuntu akajya abura kwikopesha agacupa wumva reka ibibazo buriya hari ukuntu biza ariko ntihajya habura akantu kanyeganyeza umutima w'umuntu wongera usubire ku murongo buriya nitukanywa ntabwo tubura kubona twafata umwanzuro ubwo rero kagomba nsohotse ntutinde reka mpamvu muri kuri telefone ngo uze tugende ntutinde ahubwo telefone yawe ko yibagiwe abigize sawa sasa ndashaka kujya kuriga iduka ryahiye ahubwo se wowe turi hano inzu ko ari umugabo wanjye turi hano wowe so mukubwe nawanyu ugira iwacu ni hano aho ngahandi reba iminsi mu ndaje muri salo urara muri salo nkande se ahubwo gute ahubwo kiba hano bite ubu mari iki hano si kumbona nta kintu twaye waretse ko tubangamira mu buzima bwacu Kelly twarakuranye sibyo mufata nka petit frère nkamufata nka grand frère nkamufata nk'umujyanama wanjye none ibintu byose niba ndagwaye icumbi uza gucumbika hano nonge ntabwo ari icumbi hano ni iwanjye ni kuba ryari ari hano ko ari mu rugo rw'umugabo wanjye listen sinzi ko numvisha kwita niba ari minyone niba ari ibiki waduhaye agahenge sibyo agahenge ese ni umuntu uratejeje umutwe Kelly nta gahunda afite yo gushaka umugore waretse kwizirika ugashaka abandi bantu nta muntu ufite abantu benshi bashobora kugukunda waretse ko watuviriye mu buzima enda wizirika se watuviriye mu buzima ndi mu buzima bwanda ubuzima bwawe ndimo gutuviriye mu nzu inzu yande ahubwo wowe uracyakora iki hano ahubwo uzava hano ryari ntabwo nzahava kuko hano ni iwanjye ntabwo byashoboka iwawe ngo nande urumva ushaka kuguma hano ahubwo sinzahava aha ni mu rugo rw'umugabo wanjye reka ushaka sawa kumira mw'abanyarwanda mwabaye iki mw'abakobwa nta kintu wabaye aha ni mu rugo rw'umugabo wanjye ahubwo wowe gira utegura iminsi mikeya uzaba waciye wagiye aha bukira ngiye kujya nkubitwa kubitwa nande umvagira vuba nyerekana igikoni kirimo dufite gutegura breakfast umva rero njye mubwiye sibyo sindwe nkubeshya ntabwo uri uruhinja ngo tuje kukurera ahangaha niba kuko Kelly yemeye kuba hano mujye muza muryama ngaha muri salo Kelly yazanaga 70,000 byo gukora stock nanjye 70 ubwo 140 tubigabanyamo turi batatu ushaka ikintu kidashoboka byo ntabwo tuje kukurera murera nde wowe nande wowe umugabo wanjye kuruje kundera okay wowe na Kelly urumva ntabwo navanga aha ni wanjye ahubwo wowe na Kelly niba bishoboka muvanga mu gihe ase ni wawe gute hano ni mu rugo rw'umugore n'umugabo urahita iwawe gute gusa nabaye umugore
kano kanya iminsi itatu isuba umugore umugore wiwe ndi umugore we ahubwo wowe gutuza ko ntabwo uri umwana wacu urashaka tukurere akubwira noneho ibibazo mfite baguhaye icumbi ntushaka gutaha iminsi mike taha uduha amahoro mu rugo rwacu waretse kutubera umusaraba wa mukobwa njyemba umusaraba wawe ndi umusaraba kuri wowe watashye iwanyu nahanjyahe iwacu ni hano aho mu rugo ubundi unyohereza urahazi hari aho uzi mu rugo ni hano hari ahandi wambonye si wambonye hano aha niho mu rugo ushaka guteka ahubwo ngirira vunyere ubwo akazi ko mu rugo se basi uduha amahoro inde ngewe muri akazi ko mu rugo ndi mabuja w'uru rugo rero ujye udutekera twiriye wowe nande ahubwo we nzakubona ku meza y'ibiryo miteguye ufite kuzajya ushaka iyo ujya kurya ahubwo mu minsi mikuru uzashaka nawe ujya gushumbika urumva ko noneho mwana yanjye ese wa mukobwa ufitiye gahunda y'ikizi ahubwo gita madamu ke ntabwo uyinyita umukobwa byageze kuri madamu ke of course ndi umugore ntabwo ndi umukobwa gute unyita umukobwa ubundi ubuse niyo tubari ubaye umugore reba ubu urabona washobokana n'umuhungu wacu imyaka yose tumaranye dukundana mama keri we ntiyakwemera ubizi ute se umubiri mu mutima se urabizi neza ko atanyemera harya witwa nde mabuja madamu keri igihe nshobora kubona witwa minyo sha mama hano niryamire sibyo ibibazo mfite birahagije nakubwiye ngo uryamye uryamye